Muraho neza kubanyibuka n'abatanyibuka. Amazina yanjye ni Anita Kate Umuratwa. Ubu ngubu rero tugiye kubereka imyaka yanjye aho igeze, kubakurikiye inkuru yanjye mwarabyumvishe. Ubu ngubu tugeze i Kabuga, dufite urugendo rutari hasi y'amasaha 2 ndakeka, kuko ni mu karere ka Kayonza. Rero ndabararitse kandi ndifuza ko muza gukurikirana mukareba ibikorwa byanjye aho bigeze. Ubu rero nkuko nari nabibabwiye, twageze mu murima wanjye, ariko mbere yuko mbereka ibikorwa byanjye cyangwa se ngira icyo mbivugaho, ndashaka kubibutsa ko ndi mu irushanwa rya Miss Supranational Rwanda 2020. Mbibutsa ko mwakomeza kunshyigikira muciye ku rubuga rwa www.mni.rw, mukareba uko dukurikirana aba contestants twese, ubundi mukama amahirwe. Amazina ni Umuratwa Anita. Aho ngaho muramunteye inkunga ikomeye. Miss Supranational ni irushanwa mpuzamahanga rihuza abakobwa bavuye mu bihugu bitandukanye. Ni irushanwa ry'ubwiza ryatangiye mu 2009, aho umukobwa wo muri Ukraine ari we wegukanye ikamba ryo muri 2009. Ryakomeje riba kugera aho n'u Rwanda rwitabira ayo marushanwa. U Rwanda rwatangiye kwitabira irushanwa rya Miss Supranational mu 2011. Ryagiye ryitabirwa n'abakobwa batandukanye kandi bagiye bitwara neza. Ahitabiye Habib, Simbi Sabrina yatwaye ikamba rya Miss Personality. Hanyuma mu 2014 Gisa Sonia yageze kuri finals, yegukana ikamba rya Miss Supranational Africa. Urumva ko ari ibintu byiza abakobwa bagiye bageraho. Ariko no muri 2019 umunyana Shaneta niwe witabiriye irushanwa rya Miss Supranational, agiye guhagarara abakobwa mu Rwanda. Akaba yarari mu murongo mwiza kandi yazanye Rising Star Award. Urumva rero ko u Rwanda turi mu murongo mwiza, nta kabuza ko ubutaha umukobwa uzajya mu irushanwa azegukana iryo kamba. Ndabyizeye ninjya yongewe nzaryegukana. Niyo Miss Supranational rero mu Rwanda baracyarimo baratoramo abakobwa batandukanye. Uzagirirwa amahirwe ni uzajya guhagarara u Rwanda mu gihugu cya Poland. Basaba mukomeza kunshyigikira, mukantora, ndetse tugakomeza gufatanya. Yego, hari business nyinshi zo gukora kandi hari na projects nyinshi zo gukoraho, cyane ko ku bantu bankurikirana mubizi ko mfite project y'ibijyanye na sport n'imikino. Nashyizemo imbaraga muri za skating. Yego, izo projects zirahari turazikora, ariko nashatse no gushyira imbaraga muri agriculture, mu buhinzi, kubera yuko ubuhinzi mba mbona ko ni umushinga mwiza. Icyambere ntago ari njye nyine ubyungukiramo. Rero umushinga narawukunze kubera ko ntanga imyaka, ndasapurayinga abantu bakarya bakabaho neza. Ikindi bitanga akazi, hari abantu benshi babyungukiramo aha ngaha batandukanye bakora ubuhinzi. Kandi nanjye ubwanjye mbiboneramo inyungu. Navuga ko iyo nejeje kabisa, iyo nejeje neza mbona amafaranga nanjye mfasha mu buzima bwa buri munsi. Ubu ndi guhinga ibishyimbo, nari narabanje kweza ibirayi mbere kandi twejeje neza kandi byangiriye umumaro. Ubu ngubu ndi guhinga ibishyimbo. Ibishyimbo ntago birera, ntago barabisarura, hasigaye kubisarura. Nekereza ko rero nabyo bizangira umumaro. Ikintu mbikundira
nuko iyo uri guhinga ibyo bishyimbo mu mirima ushobora no kongeramo n'utundi tuntu dushobora gufasha abantu. Anita namukodesheje ubutaka, mukodesha ubutaka kandi mbarije ubumuhingira, mbanza kubuhingamo ibirayi nk'uko yari yabinsabye. Ibirayi twarabisaruye, ubu rero twongeye guhingamo ibishyimbo, ariko arambwira ati uzanshyiriremo na soya kuko hari ubwo hari abantu nshobora kuzaha igikoma cya soya. Ushobora kongeramo akandi kantu, ushobora kongeramo ibigori, ushobora kongeramo nyine akantu gashobora gufasha abantu. Nongeyemo soya, ntekereza ko ntacyo nahomba nshyizemo soya. Hano hafi hari ibigo bifasha abana barwaye bwake, nanjye nshobora gushyiramo iyo soya, nanjye mwumva ko igikorwa nagikoze neza. Rero niyo mpamvu nkunda umushinga wanjye, niyo mpamvu nshaka no kuwukomeza ukaguka, mbona bingirira umumaro, ariko ikinshimisha kurushaho bigirira umumaro abantu batandukanye muri rusange. Rero uyu nguyu naramwemeye kuko nanjye ubwanjye hari ikintu byamfashije, kuko namukodesheje wa murima nanjye nabuze imbaraga zibasha kuwuhinga, ariko nk'umukodesheje ampamo n'akazi. Imyaka 5 ntabwo ari imyaka mikeya, ni imyaka myinshi ku buryo umuntu ashobora kuba ageze ahantu hagaragara heza cyane rwose, ku buryo nzaba noninga nk'imirimo itandukanye kabisa, imodoka ziza zigapakira ibintu byinshi mu karere ahantu hatandukanye. Nshobora no kuba mfite izina runaka, brand yanjye vuga ko ariho bikurwa izo modoka. N'iki ntekereza ko iyo myaka atari imyaka mike, byonyine n'amezi 6 amaze kuba amezi 6, byonyine nkubwiye ku mufuka wanjye uko ngenda mbibona, nta ukwezi kwashize ibyo nzunguka ubu ngubu ndabireba ukabibona, ibyo nzunguka ni byinshi cyane kurusha amezi 3 yashize. Ubwo ngaho ibaze noneho mu myaka 5 umva nzaba ngeze ahantu, nzaba ndi umuntu w'icyitegererezo kabisa, kuko mbifite plan ko nzabyagura. Nkuko nabibwe bifite umumaro igihugu muri rusange, na economically I think ko hari icyo bishobora kongera ku gihugu, kandi ubuhinzi ni umushinga mwiza cyane rwose. Rero nzaba mfite brand yanjye ihaza amasoko atandukanye hirya no hino mu gihugu, ndetse nta kidashoboka. Imana iradufasha kandi yadushyigikiye, no hanze tuzadusapurayingayo amasoko yacu, ibihingwa byacu bigere no hanze. Mu myaka 5 kabisa twabigezeho. Ikintu nabwira abakobwa bagenzi banjye, yaba bagiye muri Miss Rwanda, Miss Supranational, ndetse n'ayandi marushanwa atandukanye y'ama beauty pageant, cyangwa se n'abandi bakobwa bagenzi banjye batarabasha kwitabira ibyo bintu cyangwa batanabikunda, ikintu nababwira ni uko ntabwo bagomba guseka umuntu kuko yafashe choice ngo agiye muri beauty pageant, ngo agiye kubikirara, ngo agiye kwangirika. Oya, kugira ngo ibi byose mbigereho nta muntu wigeze unsponsoringa habe n'uyu n'umwe. Ni ukubera ko nabaye exposed na Miss Rwanda, ngenda mbona ahantu henshi ho gukora. Amafaranga yanjye ntago natekereje ko ntagomba kuyangiza yose, ntago ngomba kuyaspendinga nta kintu ngewe ndi kwinjira. So ni ukuvuga ngo amafaranga natangije ibi byose nyakesha iyo beauty pageant nitabiriye ya mbere. Ndi mu yindi ariko niyo ngiyo numva ko yari aho yangejeje. If you get any opportunity ubona amafaranga, si ngombwa gukora ubuhinzi, wakora n'ikindi kintu kigufasha, tukunganira ababyeyi, tukunganira abantu batandukanye, twese tugafasha no gufasha abandi bantu. Who knows, ejo n'ejo bundi tuzaba turi abantu b'icyitegererezo, abantu batureberaho urugero rwiza. Rwose rero ndamushimira Anita, yarindwanyeho numva hari ahantu angejeje, kuko iyo nsaruye imyaka ye yarampembye amafaranga, ampa n'ibyo njya kurya nkarya n'umuryango wanjye. Challenges ntago zabura. Challenge ya mbere ni urugendo. Ntago imirima y'i Kigali iba ifite quality nk'imirima y'ahangaha. Ubutaka bw'ahangaha bureza cyane, bureza pe cyane pe. Nagiye mzigaho mbona ko ubutaka bw'ahangaha ari bwo bwera cyane kurusha ubw'i Kigali. Rero kuva i Kigali nkaza ahangaha ni challenge, mwabibonye rwose. Ntago byoroshye, urugendo rwa buri kanya. Ntago ndagira ahantu hakomeye ngera ngo mfite means za transport zanjye ku buryo najya nza uko numva cyangwa bikanyorohera. Ntago rero biranyorohera kubona ukuntu nzajya nza nidispressinga. So ubona kandi mbashaka kuza buri kanya nkakurikirana kugira ngo nanjye hatagira ibyanjye byangirika cyangwa se akagira uwanyangiriza. Urabizi twese turi abantu, ariko rero challenge mpora nayo ni izo ngendo za buri kanya. Ngiye kubatembereza murebe umurimo wanjye,
it's so beautiful, ngiye ndawukunda uranshimisha. So ngiye kubereka murebe, nizere ko muri uwishimire kuko nicyo cyanzanye kugira ngo mubibone, wenda hagire n'uwo bishobora gufasha, bishobora kwinspiringa nk'umwana w'umukobwa nk'uko twabivuze. Ngiye kubatembereza rero mubirebe, nizere kuri bubashimisha. Mu kubatembereza ngiye kugenda ndandura icyatsi cyangwa se ibyatsi byona imyaka yanjye itandukanye. Urugero nk'iki ngiki iyo naje ndakirandura, iki rero nicyo gituma nk'igishyimbo kitera, nk'iki ngiki kigitwara, eka nkoresha wenda nka vitamine kugira ngo harimo abantu bose babyumve. Ariko iyo bikuyeho ibishyimbo cyangwa se indi myaka yayo itandukanye yera neza. Iki rero ndanduye bacyita inyabarasana, ni nazo zikunda kumera, zirimeza, nizo zikunda kumera zigatuma imyaka itera neza. Harimo n'ibindi bitandukanye, ndakomeza mbereke. Iki ni ikigori, iki ni ikigori, urabona ko bagiye babyongeramo. Dore nk'uyu ni umwumbati, uyu mwumbati nawo ntago uba warateganyijwe kumera, turawurandura tuba twarimejeje kuko haba haravuyemo nk'imyumbati muri no murima. Urabona bituma ibishyimbo bitera neza, umuntu arabirandura. Ka soya rero ndi gushaka kubereka, dore ngizi. Izi soya rero nizo nababwiraga, nizera ntago ari nyinshi, bagiye bateramo nkeya rwose. Nizera bazakoramo ifu bayimera abana baba bafite ikibazo cya bwake cyangwa se ikindi kibazo cyaba bakeneye iyo fu y'igikoma. Umurima wanjye rero nk'uko mwabonye ni mwiza cyane, ukuntu ungana ugereranyije, kuko ntago mbizi neza, ariko ugereranyije ni nko 70 kuri 80. Murabona rero ni mwiza cyane, nakomeje mbisubiramo kuko ngenda gukunda, ni mwiza pe. Murabibona namwe. Murakoze cyane rero abantu babanye natwe mu murima wanjye, kureba imyaka yanjye itandukanye. Ndabashimiye cyane, mbongera kubibutsa kunshyigikira muciye ku rubuga rwa www.mni.rw, mukama amahirwe yo kuba nakwegukana ikamba rya Miss Supranational Rwanda. Ni inkunga ikomeye rero, mwakoze kunkurikirana. Ariko mbere yuko nsoza, murabibona ko ntatahiye aho ngaho. Iyo nje mu murima wanjye ni iby'agaciro kuko ntago njya ntahira aho ngaho. Murabona ko ntahanye imyumbati, kandi imyumbati iraryoha rwose, n'ubushize nari nayitwayeho. Abashaka kuzaza kunsura mu mirima yanjye, gufatanya nanjye, you're all welcome. Hey guys, nitwa Ange B, nkaba nkurikirana 1K Studio kuri YouTube, nkaba nkunda stories zabo, ndagira ngo wowe uri kundeba ukore subscribe kuri 1K Studio, ujye ureba stories zigiye zitandukanye ubuzima bw'abantu. So stay in touch.